akora mugore ubundi wabaye uti nabaye ute we nirirwa nkubona n'ubukobwa hariya wamfashe nk'icyo ntazi ibintu byose uvuga nabo ubundi urugo n'urwanda ubundi ubona uri umugabo ntabwo inshingano zawe ukizuzuza wirirwa mu bukobwa telefone zirasona ukaba uri nyibese ubundi kuki wahindutse byagenze mbere telefone yaraguhamagara ukitaba mpari ariko usigaye ugira kwiba none se ari njye nawe ninde mugabo urabona nambaye ijipo rero kuburyo uvuga ngo ndi umugore ariko abagabo b'ikigihe musigaye musuzugura abagabo kandi rero ikibazo cyanyu ubu kutagukubita no guhoza ubu wibeshye umazeho urushyi wibeshye umva abagore musigaye mubasuzugura abagabo reba nka nimero ejo bundi ahubwo icyo mbona babahaye intebe aho kwicaraho muyihagararaho ubundi umva nibiba ngombwa njye najya no kwa mudugudu ariko bakadutanga ibintu nabihaza wagiye wirirwana no ubusubona rero wowe mugore w'igitangaza muri iki gihugu wabuzwa n'ikiko mbwagoshe zandaya zagutwaye ubwenge njye wangize zimenya wagiye hera umva ibyo wirirwa gukora nabizi amakuru yawe ndayazi ejo bundi wambeshye ngo ugiye ku kazi naperereje amakuru nsanga wasohokanye inda yaho hirya ibyo nabyo narabimenye ungenda hose ninde wakuntu mfite uburenganzira bwo kugenda kuri uwo mugabo wanjye njye se ko ungenda ukangenzura wabona nimero impamagaye ngo wowe ninde ngo shyiraho sipika we kuki nabikubwira iyo mbikubwira umva rero wamugerewe n'utubya gatoya nzahita ndimeneramo uzarimene kandi nizera yuko mu byo ukora byose unyirinde ubwo bigiye kuba agahimano nyine unyura mu mwuka nzakora buri kintu kimwe cyose umva ibintu byawe byose ngiye kubishyira hanze bijye ko ahagaragara kuko maze kundambirwa ntabwo bishyira hanze ariko uzi ko njye narakudiha njyewe ugiye ahagaragara mwiriwe papa mwiriwe mwana wawe mwiriwe mwana wawe mama nawe nari ndi kuganira na siko papa pasiteri nawe mama pasiteri sheri usanze nyoka ari kumbwira ngo arashaka divorce ngo iki abantu musazanye reba imfura yanyu ukuntu ingana mukuru njye na siko hari ahantu twapangaga kujyanye n'usanze bitari bimeze neza oya ntabwo bishoboka ubuze ndi umwana wo kutamenya ko abantu bari kurwana cyangwa bari kuganira ubu ndeke kumubwira yuko wayafashe mu mashati ndi umuntu w'umugabo noneho ugezeho kunyambikisha ipoto ngo ndi umugore n'ubundi abagore bakugize nk'umugore mugenzi wabo ubona utandukaniye n'abagore wiruka mu bagore nawe wabaye umugore mugenzi wabo akaga kagore ndashikama ndatambuka ngo mukarunaka wumva igisebo ngezeho njyewe ariko waguha gucunga urugo umva humura we niba utabikora umva niba ushaka gutandukana nawe cyakora reka mubwire uwakugira ka gatungo wabasha gucunga urugo neza ntabyo ubonye jya ubibwira ziranga wabasha gucunga abajura kabisa wirirwa mu maguru y'abagore natambuka ati dore mukeba njye ntabwo ndi mukeba zirandaye harawirirwa noneho hari umugore hano munsi y'urugo naratambutse mwe none ubundi nzi umugabo wako ukaba kihindura umva urwego umaze kugeraho rwo gutambuka abantu bakamufata nk'indaya mugenzi mbese amakuru warayafashe yose kuko nako nigengera umubyeyi batumvika ako shini hari ikintu njye maze kurambirwa kize kandi urambiwe shiri karamba nubwo twaganira tukagera dute reba igihe gishize cyose namwe ntabwo uraza kuzana ariko se mva kwizima ibiki mbese ubu hari ijambo mfite mu rugo ariko ijambo ibiki ibyo nakubwire ngiye ko ndambiwe ntabwo uba unyumva ibyo nakubwiye ko nameze neza kubera ko udashaka kunyumva tumeze neza atanu yose akabashije ntabwo umeze neza pe mbese umfata nk'ikimwe uri umugabo pe uri umugabo wanjye ariko njye nabwiye ko nameze neza ugomba kunyumva utameze neza amezi atanu utameze neza mu buryo mba numva nyine tunazi mba numva
Inda kunukira muri make. Ntabwo nukira. None se ntabwo nyine niko mushaka. Ntabwo nshaka. Ukaba umara iki hano? Umugore wawe. W'ikitiro. None se shira umugore no gukora biriya gusa. Umugore no mu buriri gusa. Umfashe iki? Ufashe imirimo. Iyihe? Ntabwo nkora. Iyihe ukora iki? Ntabwo nishe amafaranga mu rugo. Wazanye angahe kwezi gushize? Nese ubundi kamubaza. Utaha wasinze ngo turabarokore ubundi usigaye uri mu ntoki nkuru rugo. Ahubwo ndi umugore wawe. Wande hano mu mezi 5 yose tumaranye. Ntabwo nakubyariye abana. Aba wasanga n'abatari abanjye. Nabandi se. Nabandi. Guse mwaya mezi 5 nzi neza uko umerewe hanze. Kutaha wasinze bakurandase bakurandase bagukora. Bandi banda ndata mugabo. Ushaka kurajya imbeshyera cyangwa ugira ngo ni wowe. Nta gahungu nabonye kaje bakurandase. Akahe. Ningeso zawe ahubwo mbi zatumye numva ntakigushaka. No kwirirwa umbeshye ibyo bintu ngiye ntabwo ngishaka. Yamaze no gukuranda. Izihe ngeso? Umaze kundambirwa? Ndaje turambirwa. Ndaje turambirwa. Uzi n'ikindi? Uzi kundambi yari wowe? Nakubyariye abana babiri yego turabarira barakuze ndinjiza amafaranga nawe ukinjiza ayake nakubajije gushize ari wakoreye mu kwezi gushize yagiye ntabwo nayahahishije se wahashe miki ukwezi warahashye none zereka nko sebundi baraguyemo ntabwo baguhagije abahe uba mu mezi 5 ashize ubonye ko aribwo ngiye wabona ngiye guca inyuma byihuse cyane Jema mfite n'ubwa kuzananyanduza pesi mwanduza mu mezi 5 ashize wonkoreye abo muzanankura ibibazo mu rugo ngewe ariko ngewe indwara ntarwaye ikiri muto ntabwo nayirwara maze gukura azi ko maboko yampfunyikiye ubwiye mama wanjye yabyaye nabi kandi wa mugabo Sheri Meze utese Meze neza Munsi nishimye cyane ubwo akanyamuneza ugakwihira ni amahoro rwose nta kibazo wumve yuko nyine nta mutima mubi mbese muri rusange ibintu byose bimeze neza ntabwo nakwizera pe wowe ugomba kunyizera kubera ko maze kukwimenyera ugomba kunyizera ufite akanyamuneza ibyo bintu ntabwo byari biheruka hano mu rugo rwacu wowe ugomba kunyizera kuko yewe narinje gusaba imbabazi z'ukuntu nyine twaraye dutunganye ariko nubwo twatunganye nyine kariya ni akantu kaba gaciyeho k'ingo nyine urabizi nyine bibaho wabimenye se wamenye ko ugomba kunsaba imbabazi cyane rwose ndakugira inama iyo nawe n'injye wazigiriye inama ntawe wazingiriye urabona mu rugo rwacu ntikigenda neza umwana amaze kumenya asigaye yigunga ubwo urabona urugo rwacu ntitutongera kuvuka bizagenda ubu byose byarangiye ubu ngubu twabaye bashyashya mbese twabaye ibyaremwe bishya twabaye ibyaremwe bishya nuko nyine mbese ibintu byose byari hagati yanjye nawe byabitanaga byarangiye niyo mpamvu nanakuzaniye n'akarabo k'urukundo nyine rwacu rwose niyo mpamvu nakuzaniye akarabo kugira ngo nyine ni keza cyane umwana asa ameze ati umwana yaramaze iminsi atameze neza kubera yabonaga mu ameze neza nabashaga kurya ntabwo ari kurya wenda turamubwira tumuganiriza ubu nta kibazo turamuganiriza ntacyo bitwaye ntacyo biba bitwaye rwose regura urukundo rwanjye icyo ushaka reka nta mugore mama yabyaye nabi nawe araha nabi nawe mama yabyaye nabi maze umugabo w'indaya gusa usambana ko nta mugabo w'indaya wowe uriyo reka ariko ubundi reka manze kubaza
iki si cyambaze ko abandi bavukira amezi 9 babe bavukiye angahe nuko natuzuye se ibyo utabona rero telefone ndahita se kubera yitabe kandi ushyirero ni telefone yanjye oya yitabe ntayo nitabye nyitabe se nawe ucundi nyuma ni wowe mubuhe none arenzeho njya kuguburwa n'umushaka ukubana sex nawe atari ukunca inyuma banafite n'ubwangiye kuzanyanduza we baza bakuranda se wasinze nguru umwadepe ubu mukagiye gushorera ugiye gusenga ningwa nanga ngo njya gusenga ahubwo gira ambore tugiye ugiye gushorera ugiye gusenga n'ibyaha byawe wirigwamo ndakubwiye ngo gira ambore tugiye gusenga niyo niba kunaniye gira tujye gusenga mujyanye batari bisubiraho gabanya uburaya bwa mbone ko wahindutse uri umugabo urara mu kabari ko twitana ba mwana se ni wowe ariko maze abagabo bubu mushyiraho abana amafuti nta kindi mushoboye isi yarore none se ubureka nkubaza bamfite ubwako kuzanyanduriza n'abana ukwezi gushize abagabo badashobotse nkamwe ndabazi ukwezi gushize wakoreye amafaranga sinzi irengero ryayo nagutaha ukarya ndatanga woheruka no guteka hano abandi mwenda kwita umwana wanjye ngo narashatse umwana barasa umwana wavunisha umwana ariga ko dufite umukozi ahangaha sibyo ukajya wirirwa umusambanye umukozi uransezera ntabwo yabimuye ntabwo yatashyura ahangaha ko yagushije munsi nawe uzi icyo uvuga narakudafanze nk'umugabo wanjye ariko nakoshye ndananiwe pe niba nsigazana n'abakozi ukaryamana nabo uri umugabo udashobotse wimbeshyera ahubwo wowe ikibazo cyawe ni kimwe urumva cyangwa ugira ngo abana ngo babiri ayo ni amahirwe yawe uzana umwana wawe rero nawe winshimye ugushinja se ubonye ibyo ntushaka ibibazo wende nawe ko tuzana mu bana none abana none se kubicisha imirimo none aho wabiteye ibyo mu buriri byihorere sibyo none abana kukibicisha imirimo hari umwana wanjye ubona ufunika se niba ujya gusinda wowe ukaza ese ubundi kambwiye sibyo umwana atakoze ubundi yakora iki ushaka abana njye ngenda barera abajeyi abana b'inkumi n'abasore bagenda n'imirimo wakoraga njyewe bakoresha abana banjye bakiga gukora bake ejo n'ejo bundi bafite ubwaka uzananangura wowe nanjye wambwiye ko ndambiwe shangiye nakurambaye cyangwa wagiye mu bagore abagabo bacinye mu bagore ba nkwereke ngiye kujya kwiteranira mu iteraniro rya mbere ubwo rero ndagira ngo tujyane ujyana nande hehe ntabwo kuri umugore wanjye se aho nyine yarumiwe ntabwo w'ikitiriro gusa ni wowe ikitiriro ndumva nimere neza ntabwo njya gusenga ntabwo meze neza nta kibazo reka negere gusenga genda wowe genda genda mugende kubabona gusa mugende wamaze ugiye gusenga ikira ugiye gusenga byakubasa twake nawe kidashobotse nta sone nkazi ibigabo by'iki gihe tugiye gusenga umva nkubwire ndetse ahubwo mwereke icyo nshoboye Yesu ashimye bene data. Amen. Turabashimira kuba mwitabiriye iteraniro ry'uyu munsi. Reka twubahe Imana dusenge. Turagushimiye data mwiza wo mu ijuru. Tugushimiye ko waturamukije uyu munsi. Tugushimiye ko twabashije kugenda mu nzira zacu nta mwanzi waduteye tukaba tugeze mu rusengero rwawe. Komeza uhabwe icyubahiro kandi n'umugisha. Nuko rero tugiye gutangira iteraniro ryacu kandi ibyo tugiye kwigiramo hano mu iteraniro biduha imbaraga biduhe n'umugisha. Haleluya!
turinde kirogoya yakwivanga mu iteraniro ryacu kugira ngo ibyo bari butwigishe cyangwa ibyo turi bukore bigende neza mu izina rya Yesu. Bashimiye rero kuba mwitabiriye kuza gusenga Imana. Imana ikomeze ibahe umugisha. Data mbere yuko mwicara tubanze dushyirane hasi. Birenge bya Yesu niyo natabariwe amarira nazanye ntabwo ari amasahara. Niyo natabariwe amarira nazanye ntabwo ari amasahara. Birenge byawe niyo natabariwe amarira nazanye ntabwo ari amasahara. Birenge byawe niyo natabariwe amarira nazanye ntabwo ari amasahara. Shana ni mukumva. Meze neza. Ni karibu. Wapi ntabwo nabuze. Amakuru ni meza. Nawe sigurira umwanya. None se ngo amazi y'ikingana gute utazi. Shara urugabo rwanjye barwajije umutwe dore nk'ubu ngo rwagiye gusenga. Gusa nyine ndishimye. Ntabwo urarwa gukora kuyeho cyane. Rwose yanatinya kuko nabyemera. Ntabwo bitinyuka. Ubu nanga ntabwo yakufata mu gutya. Ya nabwira nk'urubi. Yo ku meza ntabwo wasangirira ntibishoboka. Ko numva ari ingenzi. Yona tabariwe amarira nazanye ntabwo ari amasahara. Birenge byanjye Yona tabariwe amarira nazanye ntabwo ari amasahara. Haleluya! Yona tabariwe amarira nazanye ntabwo ari amasahara. Amarira nazanye ntabwo ari amasahara. Murakoze bene data kuba turirinda aka korasi. Reka twumve icyo Imana iri kutubwira muri aka kanya. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Mureka dufatanye kumva ijambo ry'Imana riri muri Yohana 14. Turasoma umurongo wa 9 tugeze tugarukire ku 10. Haleluya. Amen. Yesu arababwira ati Filipo we nabanye nawe igihe kingana gitya none ukaba utanzi umbonye ababonye na data none wavuga ute ngo nimbireke data. Haleluya. Amen. Murakoze kumva ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Mubise rya jambo basomye. Yesu arababwira ati Filipo we Nabanye namwe igihe kingana gitya. nabanye namwe igihe kingana gutya
none ukaba utanzi kandi umbonye ababonye data. None wavuga gute ngo ako jya unavugamo ngo nimbereke ndemene data. noneho uwo nguwo ntagire ikintu yongera kuvuga, wowe ntugire icyo wongera kuvuga, ibintu ugiye kubyivuga si ngombwa usubiremo ibintu byose byanditse. Gerageza gusobanura. Rolling dufite ibyo tuzavangamaho action. none wavuga gute ngo nimbereke data kandi umbonye ababonye data. Haleluya. Aha bivuze ngo nimugashidikanye ku Mana yanyu. Nimumbona, Yesu yaravuze ngo nimumbona muba mubonye nde. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe shingiro rya byose kugira ngo tugire aho tugera. Kuko utizeye Yesu nta kintu uba uri gukora. Kandi Yesu yaravuze ngo ntawe uzajya kwa data adaciye muri njye. Bivuze ngo rero kugira ngo ugere kwa data ni uko ubanza ukizera Yesu Kristo. Kuko niwe nzira y'ukuri n'ubugingo yo kutugeza kwa data. Amen. Ijambo ry'Imana tubigishije murumva atari sawa, kandi mugomba guhinduka imyumvire ku isi. Hano hari social media, hari byinshi bicaho, mugomba guhinduka mukizera Yesu Kristo kugira ngo namwe muzabone ubwo bugingo. Haleluya. Amen. Uwiteka Imana baha imbaraga, Uwiteka Imana baha umugisha, Uwiteka Imana baha kwizera. Ibyo mukora byose bizere Yesu Kristo. Uwiteka Imana akomeza abamugisha bene data, kandi arabakunda, kandi namwe nizera ko mukunda. Mugume mu gakiza kandi mukomeze kwizera. Dawudi ubona mbese neza ndarangije ariko nyine Simba ararwaye. Kwa dutahe tumujyane kwa muganga. Usoro akira mama. Ukora ibyo batakoze. Wabaye byose nzi kubikurikirana, ariko nizere ko urimo neza. Wabaye ibirage nuko mbona umutwe, nuko mbona umutwe. You were what? Mama, you were. Ntabwo bishoboka ikigabo ni cyahe. Yes. Ariko niyo mpamvu usigaye ushaka kujya gusenga usigare muri ibyo bintu. Wowe. Jesus. Mom? You? Wait. What the fuck? Ariko Mwana mwabonye? Mwabibonye? Dore. unajyaga mu kwigira ukabona kuri ariko nasobanurira we bagiye gusenga ikintu kibaje ni kimwe nuko n'abana banjye bamfitiye mu mutima
ndapfuye ndakwijyana humura abantu banjye ntabwo nshobora kubasiga nubwo uriya mugabo namukunda ariko ntabwo nasiga abana banjye umugabo uramutawize ubu namusiga abana bamwambabariye mumbabarire ugenda gupfira ukunda ariko nawe ugutekereza urabona aho wagemera bariya bana banangana kuriya byose bareba papa wabo ntabwo bishoboka wigishe n'abana ibintu nishoyemo n'ibiki wewe ntabwo bishoboka none ibyo nigize ko najyaga mubesera uzi ukuntu namujyaga nkamubesera ngo niwe ujya kubikora none reba niyafashe kandi nyine ngo nawe namufata si ibyo kumva bavuga ko se n'umuntu yawe yego tumukipa mbabarira mbabarira sibyo mbabarira ugiye mbabarira pe ntabwo nzi uburyo ndisobanura ku bana banjye umugabo wanjye nicyo binambwiye we pe ariko abana banjye nabo bambabaje uya bebe wiyandekura yandeka ndeka pe mbabarira ndeke genda tuzongera duhure genda